mwikaze mwifurize ibihe byiza cyane wo kurikira Pora Vibe buri munsi kandi tugushimira wowe akanze subscribe ugakora share ureba ibiganiro byacu binyura kuri Pora Vibe buri munsi. Turagushimira cyane umuntu w'umugabo uri umuntu ukeneye ko Pora Vibe izamuka ikaba imwe mu macano igikura nkota cyangwa se igezweho hano mu Rwanda. Uyu munsi turagarutse kugira tukugezeho amakuru agezweho kugira twubwire imva n'imvano. Muramuzi iyo yicaye imbere ya kamera mwamaje kumumenya. Uyu rero uvuga ni Musiga Sani nyamamare nkuko bisanzwe. Turaje ngo tuganire n'icyamamare n'umuhanzi arabizi arabimerita. Akoze imyaka myinshi uhera zamani abari mubone kuri kamera murahita mubimenya Nema Pora Vibe niwe tugiye kuganira tumubaze wagwana ubundi umwaka wa 2026 bimeze bite abaturarwanda uko ndeba bafite intego zitandukanye bamwe bafite intego zo kwibyamamara bafite intego zo kuba abastar bafite intego zo kuba abantu bakomeye cyane. Pora Vibe we arabibona ate kuri kamera niwe turi kumwe wamaje kumubona ubu ngubu. Pora Vibe bimeze bite? Yasosa bro wagwana bro wagwana iminsi imeze bite se? Yewe ni iminsi yose yabaye nyine tu ni yahinduka yakabaye iminsi ni yayindi agihinduka cyazo icyo cyambere nishimiye nukongera kuba ndi kumwe nawe gusa nkumva voice yawe nkakureba face to face. Najyaga numva imiziki yawe cyane bishoboka ariko nkavuga ni one day wazamuje na Pora Nema Pora kugira nongeye niganire nawe Mapora. Ariko n'abanyarwanda bamaze iminsi bakunjuza cyane urabizi ko tugiye gukora ikiganiro aho nacaga hose ambazaga ariko Nema Pora ni afite ibintu by'ubwenge afite ubunararibonye bimeze ari hehe yagiye mbo reka nanjye nyine tunsuza abanyarwanda amajyepfo mu Majyaruguru burasazwa n'abarengera ndetse n'umujyi wa Kigali tubagenda n'intara ya gatandatu diaspora. Muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu b'abagabo barantengushye banze kuza sabe igihumbi ngo bahereze indirimbo ntakuriso umwaka wa 2025 2026 ibintu by'umwanda bidasanzwe. Narizi ko umwanda ari waranze 25 ni ibintu by'umwanda nese umwaka nawushoje ndwaye ni ibintu by'umwanda rero ntacyo byamaze bivuze ngo ku itariki ya mbere wari urwaye. Ni na mpamvu people bamaze iminsi batabona ibiganiro bituruka kuri Pora Vibe ariko niyo amaje asize igihe nta video twa uploadinga yego. So uretse kuba wenda wari urwaye kuko uyu muntu ahumeka already na ararwara ko ni ibintu turemanywe turarwara nanjye nguje kwa nk'abanyafrika ng'icyambere no kuburiho kandi birengagije ko igihe umuntu abari hatana ariko oya ntabwo ngeke zabikoresha kuko ibyo ni ijambo rirengera abantu sinzi ijambo nakoresha no kwidefanda mu bintu by'umwanda mu bintu byanze ari makuru samana ni fresh yahumeka nanjye umwaka nanjye ntego nyifite icyambere no kumustar nugutitiza igihugu ushaka kwamama ewe niyo ntego uretse wenda ko namamaye gusa ndashaka kurenzaho urahirwe nyamamare urahirwe ndashaka izina kurigire ryanyaryo inyamamare karigire international urashaka kurizamura ku rundi rwego yego reka bive kuri national bijye kuri international naho uri twamaje kwarago mu gihugu isi wari mu Rwanda umuntu utanze ngo we utakuzi nigeze ndabona mere nka mugabo ngo raza gusohokera badakunda Imana ubwo utanze nanjye mu gihugu aho waba utarutse cyane utanze nanjye mu gihugu yabatazi Imana uza gusohoka hano ngo badakunda Imana gide utazi nanjye abatazi Imana mwana mu Rwanda umuntu utanze mu Rwanda utazi amapora green sea utazi rutikwana ngoga utazi bishenguza iminega utazi ibibazo bawusha utazi cyagiye mu nkuba dawe wa utazi oya nta nubwo azigera kumenya reka tunamubwire gutyo umuntu utazi nagazigera kumenya utazi mu Rwanda abatazi Imana namugusotse muri iyi show urabudakunda Imana. So Pora tudatinze muri ibyo byose twaje uyu munsi kuganira ngo duha abanyarwanda ukuri ishusho ya nyayo amakuru abagezweho cyane cyane ndagira ngo twibande ku byaranzura mwaka wa 2025 mu mpera zawo
ku mpera zawo gato ariko dute dutambuka cyane cyane nyamukuru tuganire mbaza ushaka kuko uriya mwaka waje ndeba urangira ndeba urumva rero hari amateka bazamisha sibyo hari amateka rwose bazamisha ariko hari n'abatamisha ni ukuri kw'Imana mu ijuru amateka guhera mu bihumbi 2000 kugeza uyu munsi ku rujyanye n'uruganda rw'umuziki ntawe uzabimpisha icyo cyose ariko cyakora umaze igihe muri game kabisa guhera mu bihumbi 2000 kugeza uyu munsi amagingo nyihumeka ayo mateka y'umuziki ntawe uzayamisha nuko ngo tugiye mu gisata cy'imyidagaduro nta muntu ushobora kuguhagarika guhera mu bihumbi 2000 kugeza uyu munsi 2026 nta muntu uzamisha ayo mateka kuko umwaka w'ibihumbi 2000 waje ndeba 2026 yaje ndeba ubwo nyuma mu 2000 nari umwana nta kintu arinze ariko ubu we mu 2000 macyuha byaje ndeba rero wumva za ushaka none se gatoya ujya irankuru yuko Bruce Melody yanyeye muri rompuwe sinzi umuntu bari kumwe we n'amajide Black biriya ni bya bindi nyine no kwidokimenta ari ukuntu widokimenta kugira ngo ndeke itangazamakuru kuvuga ariko ntacyo byatanze ko igihe ni igihe ngo bamubwiye ko irankuru idacuruza nyine igihe ni igihe rero byose kiba ari ikibazo cy'igihe kigiye cyagera niyo wavana imyenda ukambara ubusa nta wabyita ariko igihe cyawe cyageze umuntu wese ngubu harabona abonye abaza ngo ibi nibi ngo wese ngo Yesu nitwe turi kumwe kamone umuntu akigira inzanga ari umuntu w'umugabo ufite favore kandi abantu bakabikunda twabonye nyakwigendera dore imbogo ati dore imbogo dore imvubu dore iki araza arafata imihanda ni igihe kiba kigeze nyine twabonye nyakwigendera gogo yagiye muri uriya mwaka gogo nawe yirimba ati Jesus blood the kid abana baririmba neza bahugoza ugasanga ntabwo umuntu ashatse kumenya twabonye bo bita ngo ni Joyeux wa Juno nk'ubambwe ko content ari muzanye ari iyi n'isaha iba yageze nimo ngera nta muntu kinkanga guhera mu bihumbi 2000 kugeza uyu munsi uzambaza umuseni wese wumva ushaka abariho abe yaratashye ko natwe tuzataha nzamubwira ko amacuye nafu ibi bintu igihe mbimazemo kinyemera kuba na document ibintu kandi nuwo nzabeshye azavuga ati mapura ku cyambeshye guhera mu bihumbi 2000 kugeza uyu munsi itariki nyihumeka ayo mateka nawe uzayanisha nta nubwo bizansaba ngo nagiye kubisoma mu gitabo wenda ngo nabyize muri history nguhora ngo kumbuga ngo yasome baje ndeba bagenda ndeba urumva neza ni nka bya ngo wavutse nkureba ngo nushaje nkureba abari ikibazo kabisa urebe uzare nka filme bita Old Guard kabiri harimo ngo abatipe amaze imyaka 5000 n'igihumbi n'uko arimo umugore bwaga umugabo usheri ngo maze igihe cyeke mwake imyaka 1500 rero rwose amateka gwa mu bihumbi 2000 kugeza uyu munsi nta muntu uzayamisha muri uruganda rukiri umwanda wallahi ikiganiro ari icyasabwe indirimbo ari izasabwe imara tuzikizivana mu Ben rutabana hitinga wo bitakizimana Evarisiti ahitinga kugira ngo tuvuga za amazina Musafiri Colonel ahitinga urumva neza uri he ko manuma n'igihe nyine yabaye hit yabaye mega hit igihugu kirahaguruka byaje ndeba bigenda ndeba muco the best yari bakanoti ka 500 I know him urumva niba uzambaza kuri nde Melody ataraza amaja ataraza mbere ko bapfuvungukira Jay Polly abo ngabo bataraza nyakwigendera Jay Polly nta muntu ubuse ni Bulldog nta muntu n'uyu n'umwe guhera mu bihumbi 2000 kuzamura kugeza uyu munsi ayo mateka ndayafite iyo ndayazi uzabikena azayambaza c'est tout Pora umwaka wa 2025 wabaye umwaka wabaye igisobanuro kuri showbiz cyane cyane mu Rwanda byabaye isoko ryacuruje ariko duhatanye no mu Burundi duhatanye n'igihugu cy'u Burundi ko cyakoze hit nyinshi ziraza zifata abanyarwanda zimera nk'izibahuza abahungu baraza bakora umuziki
ubona of course namwe murimo kugira ngo muzibatanye kiracyo so ariko inkuru karundura yabayemo yabaye ku itariki ya mbere dutangiye na 2026 igitaramo cyabaye muri Big Arena cyahuje Bruce Melody na The Ben iriya ni inkuru yabaye mega hit sinzi uburyo twaye iriya tweet inkuru sinzi ubwo se ari kiriya gitaramo ari nawe Jay Polly bamwe baguma bagatera amabuye ibyashyushye ni ibihe ariko kuko cyabana mukunda ko bofera kuki mukunda ko bofera rero nko kugiye maze muri ibi bintu cyangwa se nko ku myaka mazemo cyangwa se n'igihe bimaze mbireba nge mbana nta cyabaye ni we muntu w'umusanyi nganirije akambye yuko reka mbwire ni nanjye musani uzasanga mvugisha ukuri ariko none naho mashinga gati iyo mageze buranganira nawe navuye ngo ngiye amateka y'ibi bintu ndafite nta muntu uzambeshya ibi bintu neza irade group ya ni iki gitaramo mbega muri make nicyo kigaragaje uruganda rw'umuziki uzi impamvu cyabaye kuba cyavuga cyane reka nkorohereze muvuni babyita kuvuna umuntu amaguru yego babigize hiti bitari hiti babihinduye ibitangaza atari ibitangaza kuko birafata twabonye guma byarafashe guma season 1 Tom Cruise yatwaye yego havuze 2010 yego na 11 havuze amabuye tubona imbaraga z'umufana yego urumva neza barite wumva ukuntu impact y'ikintu yes havuze ibuye tubona imbaraga z'umufana tubona amarangamutima y'umuntu turareka amatibye bikure runaka hariya concert giterane none se nibisigisigi byacyo ko bikiri mu mujyi ko bikigenda mu bantu n'ubu biranama internet yaba YouTube na content zihari iyo nkuri hari na content nyine zihari niyo nkuri harakaka none se icyo tutazi nuko The Ben arimba neza nese icyo tutazi nuko Melody arimba neza icyo tutazi nuko ushaka kwigisha intore ariko ubundi muri bari abagabo hari umufana urimo ufana hari umugabo urimo kumva reka nyine nkubwiye nanjye icyo tutazi nuko ushaka kwigisha intore yaje kurusha guhamiriza mbwira ikintu gitangaje mu myaka maze muri ibi hariya ugiye kumaza ngo aramfana ndi aho kose muri barinde yo gufana none bivuze ngo hagati usiko abantu bakabyina ubakakanya nta muntu nzongera kwemera ko narigize ngo wenda n'umwana from Nyamasheke yes urumva neza araje aradutwitse tutazaturutse Bruce Melody ndamuzi wewe na cumarimba aho gusa na n'uyu munsi imyaka 16 muzi The Ben ndamuzi wewe karindwi imyaka bayingaye nyine ndashaka mbwira ni Chris Brown bamanukanye baraza barahangana sebera kuri stade bura rero bajya ngo mu gihugu kimumye gifite rimwe irayobora sije reka mbwize ukuri nyine ko mu gihugu kimumye iyo nemeje kuganira nawe reka nyine n'umuceri reka nyine n'umuceri mu gihugu kimumye gifite rimwe irayobora yego nyine Bruce Melody na The Ben urwego rwabo ni ruriya nyine nukwirwa bigaragura nyine urwego nese barahangana nande bahangana na Ivan Impano se Ivan Impano bahangana na Yamano se urimo kurwambara wero nowe bahangana na Afrika se warututse rw'imiyaga tukaba tutarimo no kumubona tutazi ngo ngaho ari ariko yasoye ipi afite ipi iyo ndayizi cyane kukurusha imbuga nkoranyambaga nzihoraho none se Bruce Melody na The Ben barahangana nande ngambwira bahangana nagize cy'inganzo se none se Buda ntahari Buda barahari Afemani barahari muri game bafite competition barabafate nuza wenda reka mwereke uretse ubwo ugeze muri TG yes ukuyemo Bulldog urimo kugigiza nawe yiyunga n'Tanga Stars whatever Africa sibyo umbwire abandi undi muraperi yego undi muraperi rubanda nyamwinshi rwamenye rwakunze rwishimiye urimo kubona power play ni Fireman sagenda kajya gutsinda Masaka Fireman none ibyo muziki yabivuyemo ari mararanga ibibanza yabaye umutego oya ntago byakunda umuziki uvamo ahubwo rero ugasara nyine byo nari ndimo nkubwira nta kintu bakoze pe mu byukuri mwabagabo mwe ntago mbacina cyangwa se no kwafrika sibyo ariko bira mwakoze rwose
ni nkuko aperi nariye byawe abari deribe si deribe se nasi cyo tutazi nuko abari abakinnyi icyo tutazi nuko abakinnyi 22 ukitondera abagabo barareba iki kiganiro bakirebe rero basi uruhande uhereraho hari umuntu nunze neza niko kuvuga ukuri wewe ukura abantu kungana guri oya reka mbwire aperi uhuye nariyo yego icyo tutazi nuko abakinnyi ari 22 turabizi barahura mu kibuga turabizi nasi cyo tutazi nuko ikipe imwe ifite abakunzi benshi abafana benshi indi kipe ifite abakunzi bakeya n'ubushobozi Sport ifite abafana benshi ariko nta bushobozi APRF ifite abakunzi bakeya ariko ifite ubushobozi yes ibyo se byo tutazi ibyo turabizi byose none se derby ariko ntabwo turabona hatana ibyo turabizi neza ko aperi na Reyo byahuye ikipe imwe igomba gutsinda indi gatsindwa kandi turabizi ko imwe yatsinze induru mu mugizi igomba kuvuga Bruce Melody na The Ben bahuye na aperi na Reyo igitangaza cyari ni iki sobanurira ora niba ni gitaramo nabonye cyagenze nabi ni kira gitaramo ariko ni cya giterano none se okay wanda ibyo tuberereke sibyo Bruce Melody na The Ben ubona umuhanzi wa mbere uyoboye uruganda rwo mu Rwanda nawe ni kubyumva wowe nawe uye rege njyewe nabwo nzavuga ukuri yego hanyuma nima kuvuga ukuri nje nerekana ibimenyetso yego uyu munsi none twemeza ko Diamond ari umwe mu bahagaze neza muri East Africa cause Wasafi TV Wasafi Radio Wasafi Wasafi Record ubwo ni Wasafi Studio ama business kuvuga mbonye Wiz inyamamare ndamufasha umuvanye from scratch ndamuzanye mutetse ku gasongera apex of music aravuga kijyana icyo gihe rero mu Rwanda nta muntu urashobora ibyo bintu wese Bruce Melody ntafite ikipe ya basket Bruce Melody ntafite nabwo ntagari ntafite Sibo Radio ni TV ntagari ibye ntabwo byemera erega ari branding avuga kare menya branding marketing advertisement ushobora kwitirwa studio ya UPM Record kwa kuri mu representing ariko ntabwo ari yawe tandukanya kuba you own business uratandukanya own business na advertisement business do you understand bro niba utazi ibyo bintu uzambwe mbigusobanurire mu Rwanda rero sibyo music yo mu Rwanda uyu munsi rero nje mbigusubiremo iri mu nziba cyuho kuko nta musano uragaragaza ko abimerita nibyo wowe buretse gatoya mu rugero yego ndahari ngiye mu rugero ari The Ben ari Bruce Melody mpamvu mvuga ngo bose bakishakisha cyazamuka bajye kwirirwa bapfukama basaba collabo azakinete kaza cyo kumupfukamira musabe collabo ariko ibyo ni ibintu bisanzwe genda kuki Chris Brown cyangwa se OT Brown cyangwa Dikabyo kuki atemo kuza Kigali ngo bishyire muri social media ngo yaje kunsaba collabo ari we waje kuki twe turimo kujya gupfukama ariko aho ngo nuhagera uberereke nako hanzi asaba collabo ni ibintu bisanzwe bano Chris Brown bajya kwa Snoop Dogg bakajya gusaba collabo aho ni murere nimwe ni muri Amerika ni muri Amerika abastar uko ni nkuko akumva Riderman ni Bulldog bashyizwe kwa IP ni nkuko akumva Lil Wayne na Snoop Dogg nagitanga nerema zimwe none ngewe mfashe itike yanjye mbukinze indege ko mu Rwanda nta ufite indege nabo numvishe ngo bafite za barabasi naho ngende ndumva ngo barazibaze n'amabati we bagiye bazijya mu PS byararangiye izo ntago zigihari ibyo bintu nabyumva ubwo rero ujye kuba umuhanzi ariko igihugu cy'u Rwanda kuki mugifata nk'umugina wana u Rwanda ni igihugu kiri kuri mapu gifite idarapo dufite achievement ibikorwa remezo ibintu byose bikomeye ariko nta muhanzi twabona muhanzi wa mbere mu bicundi ariko se Bruce Melody ntabwo akoze igitaramo muri Amerika akajya stage na uriya muhanzi w'umunyajamaica nuza uravuga Shaggy ntabwo bakoze igitaramo akagendera ku Rwanda akajya rizereza uzibira binakoze ni nkuko nagenda nkajya nakageyo urumva neza nafata yakana kagerageza urumva neza nakazengurukana muri twa media z'i Kigali babwiye ni umunyamakuru turazanye umukoresha ikiganiro umunyamakuru turazanye umukoresha ikiganiro bira nta gitangaza kirimo
imana nyine nibyo kwa byisa nyine simvuze ko mu Rwanda hatazavamo umusani mwiza cyangwa umuhanzi mwiza ariko umunsi wa ntago araboneka sorry for that kandi ntago ngenge nimbasha kwivuguruza niba ariko mbibona mu mboni zanjye ndibona ko umuziki nyarwanda ntarajye mu gihe ngibasha kumva ngo umusani yagiye gupfukamira Diamond yagiye kuyote kumupfukamira yego umwana w'itani ndale wejo bundi acuzaga imyenda umuzunguzayi yego sibyo mu gihe umunsi wa nta social media twe twamenye mu Rwanda irenze iremera ni TV competitive ni studio ku rwego rwo competitive sibyo ubu uyu munsi none inzozi za Riderman inzozi za Bruce Melody inzozi za The Ben ni ugusubira muri Wasafi kuri codingirayo none mu magambo makeya bivuze ngo mu Rwanda nta muhanzi turabona nawe standard turacishakisha aho dushyira akadomo turabyumva muri comment so uyu muziki w'u Rwanda uyu mwaka wa 2026 urabona he urabona muri Hesura ndawubona urabona kabisa okay azaza hawo se mugeranyije azaza hawo yego niba banze mumva umuhanzi nka Impopora bamutiza amatwi umve lyrics yego banze mumva umuhanzi nka Wizboy umve lyrics bavane mu discrimination bavane mu kubana bavane mu akantu kitiku bavane mu visionalism yavuze visionalism ni nko gucema ibicemo kabiri uyu ni umuvanara uyu ni umunyakigali ibyo banze babivanemo bareke tarazigendere boroshye ibice muri promotion sibyo buri muntu wese yisange kuri social media umuziki tuzawukora mwiza ko dufite kwandika nta bitabi twe twanywa ya tuzandika so reka tuve kuri abahanzi benshi ko tuganiriho kuri cya gitaramo cyaranze uyu mwaka gitangiye igitera reka byite igitera cyaranze harimo abahashyi benshi cyane ko nta miziki nta miziki twakora nayo nanjye nabibonye buriya nuko twa dushyira kugira ngo n'abafana tubabwire bumve kuraho kuri tugaruke kuri wowe Mapola uyu mwaka 2026 ufite izihe nzozi ufite izihe inzozi zanjye n'ubundi ntacyo nizeza abakunzi banjye sure ako iki mukunda kwesha abantu studio irahari ndayifite ntago nyishakisha of course album yanjye yararangiye nkwibutse ko yarangiye ndimo 12 niya 13 bonus track ibyo byarangiye ariko uyu munsi rero ntacyo nakiteza abakunzi banjye ngewe umuziki utazavamo agasaburetse gatoya reka nonge mbigusubiremo umuziki utazavamo agasabune anyuza mu ngaragaye neza umuziki utazavamo icyangwe nge ndambiye kumva ngo nagiye kwa Yangisi nge sinjya nkodesha imyenda umuziki utazavamo icyangwe umuziki utazagishyura inzu nziza umuziki utazishyura school fees y'umwana wanjye umuziki utazamendura ubuzima ntabwo nakujya kushyamo imbaraga cyetse abakunzi banjye banyereka yuko bawukeneye uwo muziki iyo niyo mantete yanjye kandi none se nutawubaha ngo bawukunde ibyo bigerweho iyo sabune bizaboneka ni myinshi cyane kuko mugiye guhera 2015 of course nari nkuzi warunzi yene ndagakumenyeshaga ko urumva impamvu uzumva mbwiza Riderman ukuri yego ukumva mbwiye Bulldog mubwira kari burori cyangwa se Pifra naje mu muziki bose bamaze imyaka ibiri nta ntambwe zirimo zanje ubu bwa amateka bahindutse 2008 nije mu muziki 2010 ubu sike nazi n'iki ntacyo nazi so beti ndaje gatoya rero icyo ndimo kubwira nyine ngewe indirimbo already indirimbo nakoze yego zirivugira ibikundi naciyemo byose birivugira yego ni ikimenyetso cy'uko byivugira urumwe mu artiste bahagaze neza kandi bafite n'amakorabo agaragara ko nk'iyo ufitanye projet na Ivan Impano byonyine nicyo gikomeye barabastar nubwo bakishakisha kuko babivuze ariko hari akagende bamaje kwambuka byibura so rero kubageraho 33 turabaza yego kubageraho nabwo ukavuga ati mfite projet kabaye bayijoininga bakayumva mukakora urumva ni intambwe ikomeye cyane so ntago twatindira abanyarwanda ibigano nakagaruka kuri Provide jewe icyo nabasabye ni kimwe mukora subscribe sub igihumbi zuzuri yego indimbo nzayibatamo dusiga tumenya ngo se watching time irabona yego ariko imiziki twatakajemo amafaranga twashyizemo ubuto bwacu igihe uburegeye cyageze ngo twubahe ibyo dukora tumenye cyane ariko
Porovibe bikurikiranwa n'abadesipora, bikurikiranwa n'abantu benshi. Ko wafata amadolari 50 ukavuga ati ndayakoherereje, ntabwo birenze. Singera ntabwo bitewe n'amaraso umuntu aba arataye. Umuziki wanjye rero ntabwo umuziki wanjye ari imigage. Ngundayatira abantu. Ntuzashaka kumva azayumva. So reka dushimira abantu. Reka dushimira abantu dusoreza ndabizi twaganira bugake. So ndagushimira kuba udutega amatwi buri munsi kandi subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel kandi subscribe, sharing, like n'ibindi comment uzisigemo. Nubona nakomerekeje zambwe ati poro kwa nkomerekeje sibyo rwose nzamuheza fact. Yes, tumuhereze ibimenyetso nawe byo kuza kumwangura Munyakazi ukimo gutigita promotion nkaje nawe Munyakazi nta